kandi Pentekote ntabwo isobanura umunsi usoza ibyumweru birindwi, ahubwo ni umunsi ukurikira ibyumweru birindwi. Ufite amazina rero atatu: hari Pentekote umunsi w'umuganura, hari Pentekote umunsi w'ibisarurwa, nuvuga ngo Pentekote umunsi w'ibyumweru. Umunsi w'umuganura bisobanura ngo nuko bahambiraga umuganda w'ingano bakawujana imbere y'umutambyi kugira ngo awuzungurize imbere y'Uwiteka. Ku munsi wa mbere w'icumweru bawita umunsi mukuru w'ibisarurwa. Ukaba umunsi mukuru w'ibyumweru kuko ari umunsi ukurikira ibyumweru birindwi uturutse igihe bubikiraga umwana w'intama bita wa Pasika kuri 14 z'ukwa mbere. Nuko mu kwezi kwitwa Abihu, mu kwezi kwa mbere, aho kuri 14 bubahirizaga Pasika bubikira umwana w'intama, ariko babara 50 bakurikije kalendare y'Abayuda bikagwa kuri 6 z'ukwezi kwa gatatu, ntibyahindukaga. Uyu munsi wa Pentekote uhindagurika buri gihe bitewe nuko kuwinjiza mu mezi y'Abaroma byarananiranye. Pentekote ni iki? Undi Pentekote ntabwo baje bayubahiriza nk'uko yasobanuraga, kuko ni ijambo rya Ancien Testament Pentekote, ariko rikaza kusobanurwa mu rurimi rw'Ikigiriki. Pentekote ryakoreshwaga muri Ancien Testament mu gihe cyo kuzunguza umuba. Ubundi Pentekote ni ibirori, ariko ni umwe mu minsi 6 mikuru y'Abayuda. Pasika, hari Pentekote, hari ingando, hari impanda, hari kweza urusengero, hari ukuraguza inzuzi bita Puri. Umunsi wa Puri dawo ni umunsi mukuru w'Abayuda ukomeye cyane, wiyongeraga kuri iyo minsi uko ari itanika iminsi 6 y'Abayuda. Noheli yo yari y'abapagani, ntabwo bayibareraga mu minsi y'Abayuda, ariko ni umwe mu minsi 6 yari yaragenewe kwizihiza mu Bayuda icyo gihe. Pentekote rero bisobanura 50 mu Kigiriki, bivuye ku ijambo Pentekontaxi, bisobanura ngo ica 50 cyangwa se Pentekontayi wa aka 50. Pentekontayi aka 50, Pentekontaxi ica 50. Ni irihe tandukaniro ry'imikorere y'Umwuka Wera mu masezerano yombi, no kuvuga ngo isezerano rya kera n'isezerano risha? Umwuka Wera yamanukiraga ab'Imana ishaka gukoresha mu isezerano rya kera, ariko ijambo kubaturamo ntibyabaga. Abantu 120 bari Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru, bamanukiwe n'Umwuka Wera, harimo abagore. Ubundi muri Bibiliya batubwira ko igice cya 2 ku murongo wa 5 wa 13 avuga ko bari abanyegalilaya, ariko hari intumwa 12 hakaba n'abigishwa. Ubwo dukuyemo intumwa 12 twabona abantu 108, kuko bari 120. Abo bose nka 99 kujana bari abanyegalilaya, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bari abanyegalilaya. Abigishwa bari imvange z'abagore n'abagabo, uretse intumwa 12. Mu gatabo kandika ngo amateka y'itoro y'ikinyejana cya mbere, itoro rya Efeso, bose bari abanyegalilaya, 12 bari abagabo, ariko 108 bari imvange z'abagore n'abagabo, abari mu cyumba cyo hejuru. Ikintu gikomeye mu mateka cyagaragaye nyuma y'umunsi wa Pentekote. Icyagaragaye nyuma y'umunsi wa Pentekote gikomeye abantu batazibagirwa, nuko habaye kuvuka kw'itorero. Niyihe mirimo abakristo bakwiye gukora kuri uwo munsi wa Pentekote? Uwo munsi wa Pentekote usomye igice cya 2 umurongo wa 1 havuga ngo bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bari bahuje umutima. Ikintu cya mbere bagombye gukora nuko bateranira hamwe. Bamara guteranira hamwe, icya kabiri bakagira intego imwe ibajanye aho guteranira, intego imwe. Icya gatatu, hagati yabo hakaba hatagira ugira icapfa na mugenzi we. Nukuvuga ngo ni umunsi wo gusabana imbabazi kugira ngo be guterana ku munsi wa Pentekote hari ugira icapfa na mugenzi we, kuko Umwuka Wera amanuka ari urukundo. Umwuka Wera ntamanuka ahari amasengesho, ahubwo Umwuka Wera amanukira hari urukundo. Ese ko Bibiliya ivuga mu byakozwe n'igice cya 1:8 ngo cyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera amanukira? Umwuka Wera ni imbaraga cyangwa n'umuntu? Umwuka Wera ntabwo ari imbaraga, ahubwo ni umuntu utanga imbaraga. Imana mu butatu, ni ukuvuga ngo afite personalite. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukarakaza Umwuka Wera, imbaraga si wazirakaza.
ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukabeshe umwuka wera, ibyakoze n'intumwa 5:1 kugeza ku 10. ubwo se wabesha imbaraga? Ahubwo ni umuntu kuko yumva, ni umuntu kuko avuga, ni umuntu kuko atekereza akayobora, ni umuntu kuko abantu bamurakaza. N'ayahe mazina yihariye ku mwuka wera? Ushatse wavuga ngo ni umwuka wera, ushatse wavuga ngo ni umufasha, ushatse wavuga ngo ni umwuka w'Imana, ushaka wavuga ngo ni umwuka wa Kristo, ushaka wavuga ngo ni umwuka w'isezerano, ushaka wavuga ngo ni umwuka uhindura, ushaka wavuga ngo ni umwuka w'ukuri, ushaka wavuga ngo ni umufasha, ushaka wavuga ushaka. Ariko mu isezerano risha bawise umwuka wera, mu isezerano rya kera bawitaga umwuka w'Imana. 7 agera ku bantu. Mu itorero rero hari abo yasanze nk'inuma bagahesha abantu amahoro, hari abo yasanze nk'amavuta bakagira ijambo ry'umwuka ryemeza, hari abo yasanze nk'amazi bagira ijambo rimara inyota, hari abo yasanze nk'umuyaga bakora ibitangaza, hari abo yasanze nk'umuriro noneho bihutisha ivugabutumwa. Umuriro ni ukwihutisha ivugabutumwa, inuma ni amahoro, amazi ni ukumara inyota, amavuta ni ijambo ryo kugeza ku bantu ryomora kuko amavuta aromora, umuyaga ni ibitangaza, noneho umuriro ni ukwihutisha ivugabutumwa nk'uko agakara gatwika ishamba. Ikimenyetso ni ukugira ngo umuntu atandukane n'umupagana ari umukristo. Ingwate ni ubwishingizi buri muri Kristo Yesu. Imana idushiraho umwuka wera kugira ngo duhindike abana bayo. Urakoze. Ese umuntu urimo umwuka wera yamenya byose? Umuntu urimo umwuka wera ntabwo ahinduka Imana, kuko umwuka wera ntabwo afite role yo gusimbura, ahubwo umwuka wera afite role yo gufasha. Umwuka wera akora intambwe zingahe kugeza kuza guhindura ubuzima bw'umuntu? Umwuka wera akora intambwe 3. Intambwe ya mbere muba ibyakoze n'umwice cya 2:37 abantu bahabwa umwuka wera. Intambwe ya mbere ni ukuwuhabwa, icyo bita reception du Saint-Esprit. Intambwe ya kabiri ni ukubatizwa mu mwuka wera, kuko ryari isezerano mu byakoze n'umwice cya 4:4 ngo muzabatizwa mu mwuka wera. Naryo ni isezerano riza ku ntambwe ya kabiri. Intambwe ya mbere ni uguhabwa umwuka wera, intambwe ya kabiri ni ukubatizwa mu mwuka wera. Kugeza ubwo ntabwo biba bihagije, ahubwo ikintu bita remplissage, kuzuzwa umwuka wera ni intambwe ya gatatu igeze umukristo ku rugero rushitse rwo kwera imbuto. Iyo umuntu yahawe umwuka wera ashobora gutera imbuto, iyo umuntu yabatijwe mu mwuka wera ashobora kugira impano ariko ntiyera imbuto. Ariko iyo umuntu yuzuye umwuka wera akemera kuyoborwa nawo, nibwo yera imbuto, kuko ariko umwuka wera agategeka. Umuntu ashobora kugira impano zingahe? Umuntu yagira impano nyinshi, sindabona umuntu mu byanditswe byera ufite zose, kuko impano ni 25, sindabona uzifite zose zivugwa muri Bibiliya. Ariko Paulo muziho indimi 3. Paulo yasengeraga abarwayi, ibyakoze n'intumwa 20:1 kugeza kwa 7 n'uwa 8 yasengeye utuko arakira, yari afite impano yo gukiza abarwayi. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakorinto ba mbere igice cya 14:1 kugeza ku 28 Paulo aravuga ngo mvuga indimi kubarusha, kandi aravuga ngo mwifuze guhanura. Nuko ngo Paulo yarahanuraga, Paulo yavugaga indimi, Paulo yasengeraga abarwayi. Wagira izirenze imwe, ariko sindabona muri Bibiliya ufite 25 zose. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza, tubifuriza Pentecote nziza. Abo mu Rwanda turasuhuje rero tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu Burundi, muri Kenya, Uganda, mukurikirana byaje bya Gusenga every cyangwa muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, Pentecote nziza. Turabakunda. Abari ku mugabane wa Burayi, Pentecote nziza. Abari ku mugabane wa Aziya, Pentecote nziza. Abari ku mugabane wa Amerika, Pentecote nziza. Abari ku mugabane wa Oceania, Pentecote nziza. Nkuko mura kuri kamera ya Gusenga every kumwe na Dr. Vera Pastor Maraho. Dr. Bonjour. Amakuru y'imisi turi bazima buhoro buhoro. Pastor warumaze imisi utagaragara utahari, se haba impamvu ki? Ikibazo cy'uburwayi ndari maze ibyumweru 2 ndi gukurikiranwa. Ego. Ku kibazo cy'amaso, ariko Imana yagize neza, naragarutse
muri periode de convalescence. ego Ubu ngubu ndikoroherwa buhoro, Imana yakoze imirimo ikomeye, ego ubu ndimwo ndakira buhoro buhoro. urabona ko bigaragara n'ijisho, urabona ko ijisho riracyabyimbyeho. Bararibaze ariko nzasubiraho kugira ngo bongere barisuzume kuri 12 z'ukwa gatandatu. Imana ishimwe rero ko pasiteri Imana itugiye ubuntu, twiseguraho ku bantu bicu zaje gusenga rero twarabahaye inyigisho za Pentecote cy'umweru cyose, ariko ubu rero pasiteri ashoboye kuboneka. Pasiteri rero reka twihuse, reka tuje ku bibazo bya Pentecote. Ese pasiteri, Pentecote ni iki? Ubundi Pentecote ntabwo baje bayubahiriza nk'uko yasobanuraga, kuko ni ijambo rya Ancien Testament Pentecote, ariko rikaza kusobanurwa mu rurimi rw'Ikigiriki. Pentecote ryakoreshwaga muri Ancien Testament mu gihe cyo kuzunguza umuba. Ubundi Pentecote ni ibirori, ariko ni umwe mu minsi 6 mikuru y'Abayuda. Umunsi wa mbere Pasika, umunsi wa kabiri Pentecote, umunsi wa gatatu umunsi w'ingando, mukuru w'ingando, umunsi wa kane umunsi wo kweza urusengero dedikase, umunsi wa gatanu ni umunsi w'impanda, umunsi wa gatandatu ni umunsi wo kuraguza inzuzi. Ruhango hari Pasika, hari Pentecote, hari ingando, hari impanda, hari kweza urusengero, hari ukuraguza inzuzi bita Puri. Umunsi wa Puri nawo ni umunsi mukuru w'Abayuda ukomeye cyane, wiyongeraga kuri iyo minsi uko ari 5 ikaba iminsi 6 y'Abayuda. Noheli yo yari y'abapagani, ntabwo bayibareraga mu minsi y'Abayuda, ariko numwe mu minsi 6 yari yaragenewe kwizihiza mu Bayuda ico gihe. Pentecote rero bisobanura 50 mu Kigiriki, bivuye ku ijambo Pentecontax, bisobanura ngo ica 50 cyangwa se Pentecontai wa aka 50, Pentecontai aka 50, Pentecontax ica 50. Ni umunsi wa 50 uturutse igihe bawubikiraga umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene. Uwo munsi rero wabaga uwo kuzunguza imiba, nukuvuga bavuga ngo gerbe yantuza y'ingano, umuba w'ingano cyangwa umuganda w'ingano. Abisirayeli bari barabisezerano ko nibagera mu gihugu cy'isezerano bazaja baribuka uko bejeje, bagafata umuganda w'ingano bakawujana imbere y'umutambyi akawuzunguza ku munsi wa mbere w'icumweru. Bisobanura ngo ari dimanche, kugira ngo usobanure aka 50 kuva ku gihe bubikiriye umwana w'intama. Uko Pasika yabaga kuri 14 z'ukwa mbere, Pentecote igomba kuba kuri tariki 6 z'ukwa gatatu, kuri kalendare yakoreshwaga ico gihe y'Abayuda itarahinduka. Uwo munsi rero izo mpamvu Pentecote y'ukuri ntibaho. Pentecote yashushanyaga umunsi wa 50, ariko ameza amaze guhinduka, ay'Abayuda amaze kwinjira muri kalendare y'Abaroma, ariyo yatangijwe na Gregoire wa 13 hagati y'umwaka w'1502 n'umwaka w'1585, yagiye ku bupapa 1572. ubwo aho hagati y'1572 n'1585 niho yubatse kalendare bita calendrier grégorien. Nuvuga ngo kalendare ya Gregoire yaje gusimbura kalendare y'Abayuda, yatumye umunsi wa Pentecote utongera kujurashika kuri 50. Zo babuye umunsi wa none usanga ntabwo babara neza kuva ku munsi wo kuzuka kwa Yesu ngo bagere 50, ahubwo iyo bibaye ku wa kabiri babigarura ku cyumweru, byaba ku wa gatanu bakabijana ku cyumweru, byaba ku wa gatandatu bakabijana ku cyumweru, byaba ku wa mbere bakabigarura ku cyumweru. Kandi Pentecote ntabwo isobanura umunsi usoza ibyumweru 7, ahubwo ni umunsi ukurikira ibyumweru 7. Ufite amazina rero atatu: hari Pentecote umunsi w'umuganura, hari Pentecote umunsi w'ibisarurwa, nuvuga ngo Pentecote umunsi w'ibyumweru. Umunsi w'umuganura bisobanura ngo nuko bahambiraga umuganda w'ingano bakawujana imbere y'umutambyi kugira ngo awuzungurize imbere y'Uwiteka. Ku munsi wa mbere w'icumweru bawita umunsi mukuru w'ibisarurwa. Ukaba umunsi mukuru w'ibyumweru kuko ari umunsi ukurikira ibyumweru 7 uturutse igihe bubikiraga umwana w'intama bita wa Pasika kuri 14 z'ukwa mbere. Nuko mu kwezi kwitwa Abihu, mu kwezi kwa mbere, aho
kuri 14 bubahirizaga Pasika bubikira umwana w'intama, ariko babara 50 bakurikije kalendare y'abayuda bikagwa kuri 6 z'ukwezi kwa gatatu ntibyahindukaga. Uyu munsi wa Pentecote uhindagurika buri gihe bitewe nuko kuwinjiza mu mezi y'abaroma byarananiranye. Nizo mpamvu usanga Pasika yabaga mu kwa mbere, umunsi kaba mu kwa kane, bikaba byarahabanye. Nizo mpamvu n'uwo munsi utanaboneka exactement. Nk'ubu ngubu bagombye kuba ku wa mbere, ariko kuko bakuruye ngo uhuze no ku cyumweru ni ukugira ngo badaterana kabiri, kandi guterana kabiri abantu baratura byabagora. Nizo mpamvu bahitamo kubifatanya bakabishira ku munsi umwe, ariko atari wo wa 50. Pentecote bisobanura ngo 50, umunsi wa Pentecote bisobanura ngo umunsi wa 50. Bibiliya zose rero zabuze ijambo 50. Mu Kinyarwanda baravuga umunsi wa Pentecote, mu Giswahili baravuga ngo siku ya Pentecoste, mu Gifaransa baravuga ngo le jour de la Pentecote, mu Cyongereza baravuga ngo the day of Pentecost. Ariko mu rurimi Bibiliya yiringara yakoze ku ijambo ry'umwimere ry'Ikigiriki, iravuga ngo na mukoro wana wantuku mitanu, uvuga ngo mukoro wantuku mitanu bisobanura ngo umunsi wa 50 by'ukuri ubaze kuva ku munsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Nibyo bisobanura Pentecote, kuko Pante ni 5, naho Pentecontaxi ni 50, Pentecontayi na 50. Urakoze Pastor. Ni irihe tandukaniro ry'imikorere y'umwuka wera mu masezerano yompi, no kuvuga ngo isezerano rya kera n'isezerano risha? Umwuka wera yamanukiraga ab'Imana ishaka gukoresha mu isezerano rya kera, ariko ijambo kubaturamo ntibyabaga. Usomye muri Samuel ya mbere igice cya 16 umurongo wa 7, umwuka w'Imana kaza kuri Dawidi cyane, none akarwara intambara agatsinda, ariko yamara gutsinda umwuka wera agasa naho amuvuyeho, Dawidi agasigara ari wawundi. Ubusambanyi bw'abundi, ubwicanyi bukaguma kuba bw'abundi. Umwuka wera agatabara igihe ukenewe kugira ngo wa muntu w'Imana yatoranije akore ya mirimo, yamara kuyirangiza umwuka wera agatandukana nawe. Hariya muri Abacamanza igice cya 14 umurongo wa 16 n'uwa 7 uvuye kuri 5 ahubwo haravuga ngo maze umwuka wera akaza kuri Samusoni cyane, agafata intare akayitanyaguza nk'uko umuntu yatanyaguza umwana w'ihene abiheshwe n'imbaraga z'umwuka wera. Yamara kuyitanyaguza amaze kuyica, umwuka wera kigendera agatandukana nawe, Abafilisitiya bakamugenza uko bashaka kuko umwuka wera yigendeye. Rubanga umwuka wera yazaga gutabara kuko nta sezerano ryo gutura mu bantu yari afite, ahubwo kwari ukuza kubatabara mu bibazo bivutse yamara kigendera. Nibyo mikorere y'umwuka wera muri Ancien Testament. Yarazaga kuri Dawidi akarwara intambara, akaza kuri Otiniel akagaba igitero, akaza kuri Samusoni agatanyaguza intare agatsinda Abafilisitiya, ariko yakwigendera bakamugenza uko bashaka. Umwuka wera yarasuraga ariko agasubirayo. Nibyo mikorere ya Ancien Testament. Ariko muri Nouveau Testament ijambo ry'Imana ravanga ubwazaza azabana namwe, kuko Yesu Kristo yarabye ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzabohereza undi mufasha wo kubana namwe. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamurora, ariko mwe muramuzi kandi muramurora, kandi ubwazaza azabana namwe kandi azaba muri mwe. Bisobanura ngo hazaba gutura mu bantu. Isezerano risha umwuka wera akorana n'umuntu ariko amutuyemo, nuvuga ngo akagukoreramo agutuyemo. Nizo mpamvu bavuga icyaremwe gisha. Umuntu wese uri muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gisha. Igihindura umuntu icyaremwe gisha n'imbaraga z'umwuka wera nizo zimuhindura. Byanditswe muri Tito igice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo bitewe n'imbabazi zayo. Idukirisha kuhagirwa, niko kubyarwa ubwa kabiri, igaduhindura basha ku mbaraga z'umwuka wera. Tito igice cya 3 umurongo wa 4 kweza kwa 5. Umwuka wera yaje muri Nouveau Testament kugira ngo ature mu bantu bawugendane, atari ugukora ari uko umurimo ubonetse ngo yigendere nka Ancien Testament, ahubwo ature muri bo bawugendane, bahinduke inzu y'umwuka. Urakoze Pastor. Mu bantu 112 bari Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru bamanukiwe n'umwuka wera, harimo abagore. Ubundi muri Bibiliya batubwira ko igice cya 2 ku murongo wa 5 wa 13 avuga ko bari Abanyegalilaya.
ariko hari intumwa 12 hakaba n'abigishwa. Ubwo dukuyemo intumwa 12 twabona abantu 108 kuko bari 120. Abo bose nka 99 kujana bari abanyegalilaya, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bari abanyegalilaya, abigishwa bari imvange z'abagore n'abagabo uretse intumwa 12. Mu gatabo kandika ngo amateka y'itoro y'ikinyejana cya mbere itoro rya Efeso, bose bari abanyegalilaya, 12 bari abagabo, ariko 108 bari imvange z'abagore n'abagabo abari mu cyumba cyo hejuru. Urakoze. Ikintu gikomeye mu mateka cyagaragaye nyuma y'umunsi wa Pentecote. Icyagaragaye nyuma y'umunsi wa Pentecote gikomeye abantu batazibagirwa nuko habaye kuvuka kw'itorero. Niryo turimo na n'uyu munsi wa none, niryo tubwiriza uyu munsi wa none. Kuvuka kw'itorero ni ikimenyetso gikomeye cyaranzwe no kumanuka k'umwuka wera. Habaye kuvuka kw'itorero, nubwo itorero ryahozeho muri Ancien Testament risa naho ari igicucu cy'ukuri kuzahishurwa, ariko icyo gihe ryari rivutse noneho riragaragara, bihinduka ukuri kwari kwaravuzwe mu gicucu. Ubwo itorero riratangira, ni ikimenyetso kitazibagirana. Rero niyihe mirimo abakristo bakwiye gukora kuri uwo munsi wa Pentecote? Uwo munsi wa Pentecote usomye igice cya 2 umurongo wa 1 havuga ngo bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bari bahuje umutima. Ikintu cya mbere bagombye gukora nuko bateranira hamwe. Bamara guteranira hamwe, icya kabiri bakagira intego imwe ibajanye aho guteranira, intego imwe. Icya gatatu, hagati yabo hakaba hatagira ugira icapfa na mugenzi we. Nukuvuga ngo ni umunsi wo gusabana imbabazi kugira ngo be guterana ku munsi wa Pentecote hari ugira icapfa na mugenzi we, kuko umwuka wera amanuka ari urukundo. Umwuka wera ntamanuka ahari amasengesho, ahubwo umwuka wera amanukira hari urukundo. Abantu benshi bibwira ko gusenga iminsi 5 hari ico byatanga. N'umwuka wera umanuka abantu basenze iminsi 5 cyangwa 6 cyangwa 7, iyo badakundana abari wa Satani wabamanukiye, ko ntabwo umwuka w'Imana umanuka ngo asige urukundo mu ijuru. Ntabwo umwuka w'Imana yamanukira abantu b'inzangano nubwo bamara iminsi 7 mu cyumba cy'amasengesho. Nizo mpamvu Timoteyo ya 2 igice cya 1 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwihangana. Bisobanura ngo umwuka w'Imana uva ku Mana avuye mu ijuru akamanukira abigishwa cyangwa akamanukira itorero, ariko agasiga urukundo mu ijuru abari wa Satani. Umwuka w'Imana wose agendana n'urukundo. Nizo mpamvu ico bagomba gukora ni ukwikiranura, ntihagire ico baba bapfa kuri uwo munsi. Icya kabiri, usomye gutegeka kwa 2 igice cya 16 umurongo waho wa 11 n'uwa 12, bisobanura ngo uwo munsi ni ugusonzoroza ibintu byo gufashisha abakene. Gutegeka kwa 2 igice cya 16 umurongo wa 11 n'uwa 12, bagomba no guteranya ibyo gufasha abakene, kuko umunsi w'ibisarurwa ntabwo baba basaruye ngo abantu baburare. Ico gihe nta mukene ugomba kuburara ku munsi wa Pentecote. Ikindi bagomba kwicara hamwe, bagomba kugira intego imwe, bagomba kwikiranura bakihana ibyaha, bamara bagasangiza ku bakene ku bisarurwa byitwa mwaso. Nukuvuga ngo ibisarurwa bya mwaso bakabisangiza abakene. Ntihagire umukene mu itorero uburara ku munsi wa Pentecote. Nico bakoraga. N'uyu munsi wa none rero nico bakwiye gukora. Bamaze kwicara hamwe bagahuza umutima, noneho ntihagire ico umuntu apfa na mugenzi we. Ico gihe bafata ibintu bafite basonzoranije bakabigabanya abakene, kugira ngo ku munsi wa Pentecote ari uwo gusarura he kugira uburara. Urakoze. Ese ko Bibiliya ivuga mu byakozwe n'igice cya 2 umurongo wa 8 gucyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera amanukira. Umwuka wera ni imbaraga cyangwa n'umuntu? Umwuka wera ntabwo ari imbaraga, ahubwo ni umuntu utanga imbaraga. Imana mu butatu nukuvuga ngo afite personality. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukarakaza umwuka wera, imbaraga si wazirakaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukabesha umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa 5 umurongo wa 1 kugeza ku 10. Ubwo se wabesha imbaraga? Ahubwo ni umuntu kuko yumva, ni umuntu kuko avuga, ni umuntu kuko atekereza akayobora, ni umuntu kuko abantu bamurakaza.
uko byanditswe mu Efeso igice cyaho caka umurongo wa 30 havangwa na triste par Saint-Esprit ntimukawurakaze kuko wumva nubango ni umuntu ariko uwo muntu agatanga ahubwo imbaraga. Ijambo rivuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzabagaho kumpamya nubango umwuka wera nabamanukira kuko ari umuntu azabaha izo mbaraga. Muri Yohana rero 14 murongo wa 15 haravuga ngo ni munkunda muzitondera amategeko yanje nanje nzasaba data azabohereza undi mufasha wo kubana namwe. Ibishoboka ko abisi bamuhabwa ntabwo bavuga ngo ntibishoboka ko abisi bazihabwa ko atari imbaraga. Ntibashoboka abisi ntibamuzi bari kuvuga ngo abisi ntibazizi. Ntibishoboka kuko batamurora abisi bari kuvuga ngo kuko abisi batazirora cyangwa batazibona ariko kuko batamurora ari umuntu ufite personalite. Umwuka wera ni umuntu utanga imbaraga ahubwo wo muri trois personnes à Dieu. Urakoze nayahe mazina yihariye ku mwuka wera? Umwuka wera ashobora kuba umwuka wa Kristo. Abaroma igice ca 8 murongo wa 9 umwuka wera ashobora kuba umwuka w'ubugingo. Abaroma igice ca 8 umurongo wa 2 umwuka wera ashobora kuba umwuka w'Imana. Matayo 3:16 umwuka wera bawita umwuka w'isezerano. Abagalatiya 3 umurongo wa 14 umwuka wera bawita umufasha. Matayo 14 umurongo wa 26 umwuka wera bawita umwuka w'ukuri. Matayo Yohana 15 umurongo wa 26 umwuka wera bawita umwuka w'isezerano. Umwuka wera bayita umwuka uhindura. Abaroma igice ca 8 umurongo waho wa 15 umwuka wera afite amazina menshi rero ashobora kuba umwuka w'Imana, umwuka wa Kristo, umwuka w'ubugingo, umwuka w'isezerano, umufasha, umwuka uhindura n'ibindi nk'ibyo. Ufite amazina menshi cyane ariko ni menshi. Wavuga ngo ushatse wavuga ngo ni umwuka wera, ushatse wavuga ngo ni umufasha, ushatse wavuga ngo ni umwuka w'Imana, ushaka wavuga ngo ni umwuka wa Kristo, ushaka wavuga ngo ni umwuka w'isezerano, ushaka wavuga ngo ni umwuka uhindura, ushaka wavuga ngo ni umwuka w'ukuri, ushaka wavuga ngo ni umufasha, ushaka wavuga ushaka. Ariko mu isezerano risha bawise umwuka wera, mu isezerano rya kera bawitaga umwuka w'Imana. Itangiriro igice ca mbere umurongo wa 2 wari umwuka w'Imana, anakomeza kugumana iryo zina muri Matayo 3:16 nanu umwuka w'Imana ariko noneho ahinduka umwuka wera mu byakoze n'intumwa igice ca 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 itorero rivuka. Urakoze. Ni gute umwuka wera aza ku bantu mu buryo butandukanye? Umwuka wera ashobora kuza ku bantu ameze nk'inuma kugira ngo abaheshe amahoro. Usomye muri Matayo igice ca 3 umurongo wa 13 kugeza 17 umwuka wera ashobora kuza ku bantu ameze nk'amavuta. Samuel wa mbere igice ca 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 13 umwuka wera ashobora kuza ku bantu ameze nk'amazi. Yohana igice caho ca 7 umurongo wa 38 umwuka wera ashobora kuza ku bantu ameze nk'umuyaga. Yohana igice ca 3 umurongo waho wa 8 umwuka wera ashobora kuza ku bantu ameze nk'ikimenyetso. Abaefesi igice ca 2 umurongo wa 13 umwuka wera ashobora kuza ku bantu ameze nk'ingwate. Abaefesi igice ca 2 umurongo wa 14 umwuka wera rero kuko aza kinuma, akaza nk'amavuta, akaza nk'umuriro. Ibyakoze n'intumwa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 nuvuga ngo aza mu buryo burindwi butandukanye ku bantu. Aza ku buryo bw'inuma kugira ngo amahoro aze, aza ku buryo bw'amavuta kugira ngo umuntu yemeze ibyaha abantu, aza ku buryo bw'amazi kugira ngo atange ijambo rimara inyota, aza ku buryo bw'umuyaga kugira ngo akore ibitangaza, aza ku buryo bw'ingwate kugira ngo habe ubwishingizi ku bamwemeye, aza ku buryo bw'ikimenyetso kugira ngo azane itandukaniro hagati y'abizera n'abatizera. Nukuvuga ngo ni inzira zirindwi agera ku bantu. Mu itorero rero hari abo yasanze nk'inuma bagahesha abantu amahoro, hari abo yasanze nk'amavuta bakagira ijambo ry'umwuka ryemeza, hari abo yasanze nk'amazi bagira ijambo rimara inyota, hari abo yasanze nk'umuyaga bakora ibitangaza, hari abo yasanze nk'umuriro noneho bihutisha ivugabutumwa. Umuriro ni ukwihutisha ivugabutumwa.
inuma ni amahoro, amazi ni ukumara inyota, amavuta ni ijambo ryo kugeza ku bantu ryomora kuko amavuta aromora, umuyaga ni ibitangaza, noneho umuriro ni ukwihutisha ivugabutumwa nk'uko agakara gatwika ishamba, ikimenyetso ni ukugira ngo umuntu atandukane n'umupagana ari umukristo, ingwate ni ubwishingizi buri muri Kristo Yesu, Imana idushiraho umwuka wera kugira ngo duhinduke abana bayo, nizo bamvu bayita ngo esprit d'adoption mu Baroma 8:15 ngo esprit d'adoption, umwuka uhindura uduhindura kuba abana b'Imana kandi ukadutakisha ngo aba data. Urakoze. Nike kintu cihariye kiranga umuntu urimwo umwuka wera? Ikintu cihariye c'umuntu uri mu mwuka wera ni urukundo atarasanganwe. Iyo umuntu ari mu mwuka wera akunda abantu bose, nico kibuzaho. Naho ibyerekeye impano biza ku bapagani no ku bakristo. Gusa kuko urukundo biri muri linye cyangwa se ku rutonde rw'imbuto, ntabwo Satani yigana imbuto yigana impano. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite imbuto y'urukundo aba ari mu mwuka wera. Na impano zo na Satani arazipirata. Icananiye Satani gupirata ni imbuto. Satani apirata inzira z'itumanaho, kubonekerwa, kwerekwa. Satani apirata iministere, imirimo mw'itoro y'imihamagaro, apirata ubupastere, apirata ubwarimu, apirata ubuhanuzi. Satani apirata kuririmba, Satani apirata ubudiakoni, Satani arapirata, yaje gupirata agapirata no kwerekwa no kubonekerwa no Satani agapirata impano, ubwenge, kumenya, kurondora, gukora ibitangaza, gusengera abarwayi. Satani arabipirata, ariko Satani ntabwo apirata imbuto. Urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kwirinda, ntabwo Satani abipirata. Nizo mpamvu urukundo rwonyine niwo mwihariko w'umwuka wera, kuko Imana ni urukundo. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Yohana ya 4:8. Urakoze. Ese umuntu urimo umwuka wera yamenya byose? Umuntu uri mu mwuka wera ntabwo ahinduka Imana, kuko umwuka wera ntabwo afite role yo gusimbura, ahubwo umwuka wera afite role yo gufasha. Yohana 14:26. Ntabwo umuntu uri mu mwuka wera amenya byose kuko atava mu bumuntu, ahubwo arayoborwa akaba yakora icyo atabashaka gukora ari wenyine. Ariko ntabwo ahinduka Imana kuko Imana itamukura mu bumuntu. Ni ukuvuga ngo umwuka wera araza akagufasha, ntagusimbure, akayobora imbaraga zikurimo, akayobora ubwenge bukurimo, akayobora ubuhanga bukurimo, ariko ntaza ngo ahanagura ibyawe none hashiremo ibyawo, kuko Imana yaduhamagariye gukoreshwa n'umwuka wera. Ntabwo Imana yaduhamagariye gusimburwa n'umwuka wera, yaduhamagariye kuyoborwa n'umwuka wera mu byo dushoboye no mu byo dufite. Aho ugize intege nke, umwuka wera agatabara. Hari abantu mw'itorero babesha, akavuga ngo ngeyo bambwiye ngo ndabwiriza ngo sintegura. Oya, ndagenda namara kugera ku ruhimbi, Imana ikamba ico mbwira iteraniro. Imana iguha ico ubwira iteraniro, wamara ukagitegura. Ntabwo abantu bategura bisobanura ngo ntabwo babwiwe n'umwuka wera, ahubwo Imana iraguhishurira, yamara guhishurira ukabitekerezaho, ukabitegura kugira ngo ubishire muri gahunda, ubihe n'igihe. Kuko hari icyaha canze kuva mu itoro kugeza uyu munsi wa none, icyaha cyo kwicigiye. Umuntu akabesha ngo azacura abakristo saa sita, yamara akabacura saa 6:20, yamara agasengera baza kwihana kandi newe yaguye mu cyaha. Nibyo turi kwiyama abantu ngo niba warabwiye abantu ngo uzabacura saa 6, saa 6 ni isaha yo guhagarara, ntabwo ari y'amatangazo. Saa 6 ni isaha yo kugenda kugira ngo uri kubashaka babone, ariko ukabacura saa 6:15, kandi wa wundi ukibwiriza saa 6:15 agahangara nta soni, agasengera baje kwihana kandi nawe yishigiye. Abaefeso 5:15-16 haravuga ngo mugende nk'abanyabwenge, bwe kugenda nk'abatagira ubwenge, mucunguze uburyo umwete kuko imisari mubi. Kwiki gihe ni icaha nko kuroga. Urakoze. Umwuka wera akora intambwe zingahe kugeza kuza guhindura ubuzima bw'umuntu? Umwuka wera akora intambwe 3. Intambwe ya mbere muba ibyakoze no mu gice cya 2:37,
abantu bahabwa umwuka wera. Intambwe ya mbere ni ukuwuhabwa, icyo bita reception du Saint-Esprit. Intambwe ya kabiri ni ukubatizwa mu mwuka wera, kuko ryari isezerano mu byakozwe n'igice cya 4 wa 4 n'uwa 5 ngo muzabatizwa mu mwuka wera. Naryo ni isezerano riza ku ntambwe ya kabiri. Intambwe ya mbere ni uguhabwa umwuka wera, intambwe ya kabiri ni ukubatizwa mu mwuka wera. Kugeza ubwo ntabwo biba bihagije, ahubwo ikintu bita remplissage, kuzuzwa umwuka wera ni intambwe ya gatatu igeze umukristo ku rugero rushitse rwo kwera imbuto. Iyo umuntu yahawe umwuka wera ashobora gutera imbuto. Iyo umuntu yabatijwe mu mwuka wera ashobora kugira impano ariko ntiyera imbuto. Ariko iyo umuntu yuzuye umwuka wera akemera kuyoborwa nawo, nibwo yera imbuto, kuko ariko umwuka wera agategeka. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko umwuka wera aza mu bugingo bw'umuntu agategeka, yinjira mu bugingo bw'umuntu ku ntambwe ya gatatu. Intambwe ya mbere ni uguhabwa umwuka wera kugira ngo utinye icyaha. Intambwe ya kabiri ni ukubatizwa mu mwuka wera kugira ngo wakire impano zitandukanye, abantu bakire zitandukanye. Intambwe ya gatatu ni ukuzuza umwuka wera ukarambura amaboko ukareka umwuka wera agategeka, icyo gihe akakujana iyo ashaka. Icyo gihe rero nibwo wera imbuto, kuko azikorera muri wowe. Urakoze. Ese impano y'indimi ni ya bose? Impano y'indimi umwuka wera akora uko ashaka. Mu munsi wa Pentecote ijambo ry'Imana ritubwira ko ururimi rwabamanukiye rwagiye ku muntu wese. Ariko usomye Abakorinto ba kabiri igice cya 12 umurongo wa 11 haravuga ngo umwuka wera ni utanga impano kandi akazitanga uko yishakiye. Kandi mu Bakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 haravuga ngo mushake impano ziruta izindi. Ku murongo wa 31 haravuga ngo mushake impano yo guhanura, kuko uvuga ururimi rusha ariyungura ubwe, ariko uhanura abwira itorero muri rusange agatanga ubutumwa yatumwe n'Imana. Ahangaha rero umuntu wese umanukiwe n'ururimi ku munsi wa Pentecote bose bararuhawe. Ariko ku bimenyetso bigumana n'abizera muri Mariko igice cya 16 umurongo wa 17 havuga ko mu bimenyetso bigumana n'abizera ururimi rurimo, ariko rutaja kuri bose. Ahubwo muri Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 8 havuga ngo bamwe abaha ubwenge, abandi abaha kumenya, abandi abaha kurondora, abandi abagukora ibitangaza, abandi abagusengera abarwayi, abandi abakwizera, abandi abaguhanura, abandi abaguvuga indimi, abandi abagusobanurira indi. Ntabwo yavuze ngo ururimi yaruhaye bose mu itorero. Ku munsi wa Pentecote ururimi rwaje kuri bose, ariko mu itorero ntabwo rwaje kuri bose. Ni ukuvuga ngo umwuka wera yarutanga cyangwa ntaruguhe. Umwuka wera yarutanga, yaruguha cyangwa ntaruguhe, ariko ntuje impaka. Usengeye abarwayi ntuvuge indimi nta kibazo, ufite ubwenge ntuvuge indimi nta kibazo, uvuze n'izo ndimi ntugire kumenya nabwo nta kibazo, ugize kwizera ntusobanure indimi nabwo nta kibazo. Umwuka wera ni uzigaba uko yishakiye. Naho kuvuga ngo indimi ni ikimenyetso cyo gukizwa, ntabwo impano ari ikimenyetso cyo gukizwa. Ikimenyetso cyo gukizwa ni imbuto. Urakoze. Ese indimi zamanukiye abigishwa ku munsi wa Pentecote nizo mu ijuru? Uturutse usomye kuva ku murongo wa 6 ibyakozwe n'intumwa 2 umurongo wa 6 wa 13 haravuga ngo bari bateraniye i Yerusalemu amahanga yose, ariko umwuka wera amaze kumanukira ku munsi wa Pentecote buri wese yumva bavuga mu rurimi rw'iwabo. Undi aravuga ati urwo ni urw'iwacu, urwo ni urw'iwacu, urwo ni urw'iwacu. Bisobanura ngo indimi zitangwa n'Imana, ariko n'iz'Imana iterura mu mahanga ikazizanira andi mahanga. Kuko nasenganye n'abasiwedwa muri 87 umusiweda ari iruhande rwanje avugira ingara, kuko naryumvaga numva n'ururimi rw'umwuka, kuko Imana yateruye iringara ryo muri Kongo irishira mu musiwedwa avuga indimi. Icyangombwa nuko ruba rusha kuri we, kuko iyo rutari rusha ntabwo umuntu yaruvuga kereka ari ugusenga mu rurimi niho uvuga urwuzi. Ariko iyo ari ukuvuga indimi nkimpano haza ugutazi.
ni ukuvuga ngo ifata igikarudayimana igafata igifenisiya igafata igisiriya ikabizanira abanyafurika, igafata icyarabu igiheburayi ikabizanira abatabizi, ariko ikongera igafata igiswahili igafata ikiruwa igafata iringara igafata amashi ikabijana mu mahanga n'ikinyarwanda kugira ngo nabo bibabere indimi nsha. Kuko usomye Abakorinto wa mbere 14 umurongo wa 10, indimi zose zo kwisi nta rutagira ubusobanuro. Nizo mpamvu umuntu uvuze ururimi rusha mwitoreno agomba gusenga Imana mu mutima wa Imana ikamuha ubusobanuro kugira ngo bumve ubutumwa bwiza. Yaba adasenze Imana ngo Imana ibuhe ubutumwa bwiza buri mu rurimi naceceke, cyangwa senga Imana ubusobanuro Imana ibundi kugira ngo narangize ubutumwa umuntu ahaguruke abwira itorero ubutumwa bwiza bwabazaniwe. Ahangaha no ku murongo wa 22 Abakorinto ba mbere 14 haravuga ngo ururimi ni ururimi Imana iterura mu mahanga ikaruzana mu yandi mahanga rukaba rusha muri ayo mahanga kugira ngo kibe ikimenyetso cy'abatizera. Naho ubuhanuzi ni ikimenyetso cy'abizera, ariko ururimi ni ikimenyetso cy'abatizera. Urakoze. Ni irihe tandukaniro hagati yo kuvuga indimi no gusenga mu ndimi? Abakorinto ba mbere 14 umurongo wa 14 n'uwa 15 aravuga ngo nshobora kuvuga indimi, nshobora gusenga mu ndimi cyangwa nkaririmba no mu ndimi. Hari ugusenga mu rurimi kwiyungura ubwawe atari ubutumwa Imana iguhaye. Iyo ushaka kwiyungura ubwawe Imana ishobora kuguha gusenga kuko tutazi gusenga. Imana ishobora kubona ko igiye kugoreka ikakohereza ururimi rwo gusengeramo ariko atari rwo kungura abandi, ari urwo kwiyungura wowe ubwawe. Ushobora kuririmba mu ndimi. Abakorinto ba mbere igice cya mbere cha 14 umurongo wa 14 n'uwa 15 umuntu yasenga mu rurimi rusha yaririmba mu rurimi rusha ariko aba yiyungura ubwe. Naho kuvuga indimi ni ubutumwa bwiza buvuye ku Mana, Imana ishira mu muntu ikarunyuza mu rurimi rw'amahanga kugira ngo rube rushaho hantu kugira ngo byuzuye isezerano ryo kubera ikimenyetso abatizera. Abakorinto ba mbere 14 umurongo wa 22 ni ukuvuga ngo iyo uvuga ururimi rusha ni ukugira ngo wungure itorero. Nizo mpamvu bisanga rusobanurwe. Ariko iyo usenga mu rurimi rusha wiyungura ubwawe nta kibazo ubuvugana n'Imana yawe. Niyo uririmba mu rurimi rusha ubuvugana n'Imana yawe ntabwo ubasobanura indirimbo yo mu rurimi oya. Ubivuganira n'Imana yawe. Kandi abantu benshi basenga mu rurimi abandi bakaririmba mu rurimi, ariko Imana iguhaye impano yo kuvuga mu rurimi rugomba gusobanurwa kuko ari ubutumwa bwiza buzi itorero no kurifasha ngo ruyikomeze. Urakoze. Tugara ku musozo, umuntu ashobora kugira impano zingahe? Umuntu yagira impano nyinshi, sindabona umuntu mu byanditswe byera ufite zose. Kuko impano ni 25 sindabona uzifite zose zivugwa muri Bibiliya. Ariko Paulo muzi hindimi 3. Paulo yasengeraga abarwayi, ibyakoze ni 20 umurongo wa mbere kweza kwa 7 n'uwa 8 yasengeye utuko arakira. Yari afite impano yo gukiza abarwayi. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 28 Paulo aravuga ngo mvuga indimi kubarusha. Kandi aravuga ngo mwifuze guhanura. Nukuvuga ngo Paulo yarahanuraga, Paulo yavugaga indimi, Paulo yasengeraga abarwayi, wagira izirenze imwe. Ariko sindabona muri Bibiliya ufite 25 zose. Ariko izirenze imwe umuntu yazigira. Wagira ubwenge, ukagira n'ubuyobozi, washobora guhugura, ukagira no gukora ibitangaza, wasengera abarwayi, ukavuga n'indimi nta kibazo. Warenze imwe ariko sindabona ufite zose. Urakoze Pastor, katugushimire tukubwiye Imana iguhumugisha. Sinzi ko cyo wakongeraho. Ni Pastor Mpazi Birego ubagaje ikiganiro ca Pentecote dusubiza ibibazo abantu bibazaho. Imana ibahumugisha kudukurikira 0786 966 kuri channel ya gusenga everyday. Mukurikirane ibintu abantu bibazaho, niyo sije ya none, ibintu abantu bibazaho kuri Pentecote no ku mwuka wera. Pentecote ntabwo ari umwuka wera, mbisubiremo, Pentecote ni 50. Umwuka wera bawita mu Kigiriki pneuma. Umwuka wera bawita pneuma, mu Giheburayo bawita ruha. Naho Pentecote bisobanura ngo aka 50 icya 50. Nuvuga ngo ni umunsi wa 50 uvuye ku munsi wo kuzuka ku Mwami Yesu Kristo. Mbisubiremo, ntabwo ari umunsi usoza ibyumweru 7 ahubwo ni umunsi ukurikira ibyumweru 7. Murakoze. Reka tugushimire Pastor, tukubwiye Imana iguhumugisha. Reka dushimire n'umuntu yabanye natwe muri kiganiro. Reka dushimire n'umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone. Reka dushimire n'umuntu dufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabipara cyangwa akabihereza inshuti.
Imana iguha umugisha. Nawe ushobora kuba ubwa mbere wese kuri gusenga Evide, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone, tugusaba kugeza kino cigisho cyangwa izi nyigisho za gusenga Evide muzo muzigeza ku bandi, muzaba mudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza, Pantekote nziza. Shalom shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.